nakubonye nkubona mu marayika ngo ngwiki marayika bamwijije ntabwo bamwisida nje reka nkubwire ndi kumwe nawe nubwo ntareba marayika naha rero nabona rigeze ubwo nta kibazo nyine ubwo ni kwa byumvise nta kibazo ahubwo nyine reka nkubwire nshaka ngo ntamvuze kwiswandi oh my god nshaka gukora umuti mu kinyarwanda gike mfite ubushyuhe none se ubwo bushyuhe ubonye ari ngira bugukiza narega kubera ukuntu uri mwiza mbonye ko byose wabikora yego nge ntabwo nabishobora mbabarira ande wagiye ugira n'impuhwe ko kuki wumva agasaza kapfa yego none se gupfa kwawe ni inyungu zawe ibyo ntabwo mu izina rya Yesu ndatikura ndatimbura ndaturubika ndaturumbura ndirukana ndaniga ndadiha ndasekura ndazirika ndacenda ndohereza ndanyereza ndaritura ndarimbura ndafatamo ndagwatira karara kagenda zose ndazohereza mu nyanja yake twika umuriro mu kidaturwa indwara zo kurwara amaga zo kunyara ku buriri zo guhorana ibyanga bya muhogo ku munwa zo kurara umuntu adakara Pasiteri arabivuze basabibazwa ntago Imana reka bakankavuga babyo ntago Imana izabaza umuntu kawungaye ntago Imana izabaza umuntu masomati yagiye mu nda ntago Imana izabaza umuntu ji wanyweye izakubaza izo wahaye abandi Imana ntizakubaza ibyo ufite muri garderobe Imana izakubaza abo wambitse